Okay, reka nongere mbasuje abakomeje gukurikira Food Shows TV Rwanda, uyu ni Chef Jean Marie ukomeze kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nkaba nabateguriye ikindi kiganiro kirebana n'icyatsi cyitwa romare. Romare rero ni icyatsi cyiza cyane gihumura neza. Iki ngiki cyifashishwa mu guteka ku bantu b'abashefu, dore ko ngiye n'umushefu. Mbibutse ko ari Food Shows TV Rwanda mukomeze gukurikirana. Romare rero ibyiza byayo ni byinshi, tubivuze bwakwira bugaca. Ahubwo reka tubanyuriremo muri makeya uko byitwaye kugira ngo muzajye mugenda murushaho kwikunda muri benshi, ndetse munayikoreshe dore ko ishobora kudufasha tukirinda amagara arasesekara ntayorwe, kandi kwirinda biruta kujya kwivuza abantu banjye. Ngaho rero reka mbabwire uko bimeze. Romare ishobora kukurinda stress, romare ishobora kurinda ubwonko bwawe gusaza, romare ishobora kurinda igogora ryawe cyangwa se systeme digestive, ndetse romare ishobora kuba yaturinda kanseri, romare ishobora kuba yatuma umusatsi wacu ukura neza, romare ishobora kuba yatuma duhumeka neza, romare ishobora kuba yatuma amaso yacu areba neza, ndetse romare ishobora kuba yatuma amagufa yacu akomera. Abantu bafite ikibazo cy'indwara ya asima cyangwa se indwara ya bronchite ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, romare ishobora kubyitaho rwose bigakunda neza mu gihe wayikurikije. Wowe rero udukurikiye, reka tukwibutse yuko ari Food Shows TV Rwanda. Ngaho kora uko ushoboye, ukore subscribe dore ko ari wo musanzu tubasaba wonyine, mukaba mufashije impaga y'abantu benshi bakeneye ubumenyi ndetse bakeneye n'uburyo babona ibintu bigiye bitandukanye byabafashiriza ubuzima. N'ahandi rero mwabikura uretse kuri Food Shows TV Rwanda. Ngiye ndi Chef Jean Marie ukomeje kubibagezaho. N'abatindi rero ngaho mufate amakaramu aho muri, mwandike. Abadafite amakaramu muze kuzajya mwitegereza izo pictures cyangwa se amafoto arimo aha ngaha, murajya mubikurikirana neza. Romare ushobora kuyikora nk'icyayi utayitetse mu biryo, ukaba wafata ibiyiko bibiri bya romare ndetse ukavanga mu gikombe kimwe cy'amazi yabize, izo ni mililitiro 250. Warangiza ayo mazi yabize neza ukinikamo izo romare ibiyiko bibiri byo ku meza. Romare zawe zarangiza zikinika zikitumbika ku buryo amazi ari buhinduke neza agahindura ibara mu gihe cy'iminota iri hagati y'5 na 15. Igeraho iyo minota irangiye, kora uko ushoboye ayo mazi uyanywe, ubikore kenshi gashoboka. Icyiza no ko wazajya ubikora buri gihe nk'umuntu uri kunywa icyayi, nguko ubuzima bwa buri munsi tunywa icyayi cyangwa se benshi tunywa igikoma. Romare rero yigire ubuzima bwawe bwa buri munsi, ujye uyinywa. Ni ukuri mbamenyesheje kandi mbizeza yuko romare izagufasha muri ibyo bibazo bigiye bitandukanye twababwiye. Ushobora gukanguka utameze neza, wumva ufite amavunane n'ibiki byose bigiye bitandukanye, kora uko ushoboye ufate romare ushire mu base, amazi y'akazuyaze, nurangiza ushyiremo wenda nk'amashami nk'atatu cyangwa ni ya romare, amaremo iminota 15, nurangiza wicaremo rwose, stress zizashira, nuko wumve uri mutaraga. Reka mbibutse yuko ari Food Shows TV Rwanda. Remember gukora subscribe kugira ngo abantu bose bizajye bibagiraho icyarimwe. Nukora subscribe tukwibutse yuko video yose dushizeho ugomba kuzajya uhita uyibona uri uwa mbere, kandi ukore share na like kugira ngo ubutumwa bugere kuri bose. Iyi ni Food Shows TV Rwanda, ngewe ni Chef Jean Marie. Mu kanya gatoya ndakomeza mbasobanurira uko byifashe, ariko ikintu nakomeza kubasaba no gukora subscribe. Romare rero nkuko nababwiye ishobora kubarinda ibyo bibazo byose bigiye bitandukanye. Reka mbasabe muze gukora share, subscribe buri kimwe cyose. Ngaho rero mukomeze, batarakora subscribe namwe muyikore kugira ngo ibintu bigende neza, twese bigiye bitugereraho icyarimwe, dore ko ubumenyi nta hantu abukura uretse hano kuri Food Shows TV Rwanda. Ni Chef Jean Marie, aho nabateguriye romare ibyiza byayo ndetse n'uburyo ushobora kuyikoresha. Mubikurikize murebe yuko nyaboneka amagara yacu twayabungabunga. Ni